my name is Daisy. Muraho mwese amazina yanjye ni Daisy. I come from China. Nturuka mu Bushinwa. I'm very thankful to have this time to share with you my story. Nishimiye aka kanya tugiye gusangira inkuru yanjye. I'm a Christian. Ndi umukristo. I have attended church since I was young. Nitabiraga urusengero kera kuva nkiri umwana. At that time, I just followed my grandmother. Icyo gihe ariko nakurikiraga nyogokuru. I remember the first day I went to church. It was the Christmas. Nibuka neza umunsi wa mbere njya ku rusengero hari kuri Noheli. After all programs, they gave me some snacks. Nyuma ya gahunda zose bampaye utuntu two kurya. That's why I would go to the church with my grandmother every Christmas. Icyo gihe niyo mpamvu nakunda kujyana nyogokuru buri Noheli. In fact, at that moment, I knew nothing about God. Ariko icyo gihe nta kintu kimwe nari nzi ku bijyanye n'Imana. I didn't know who sinner is, who the righteous is. Ntabwo nari nzi umunyabyaha n'uwuhe n'umukiranutsi n'uwuhe. Even I didn't know what the salvation is. Nta nubwo nari nzi icyo agakiza icyo ari cyo. When I was in the middle school, ubwo nari mu mashuri yo hagati, my family might joined the Good News Mission Church. umuryango wanjye wari warinjiye itorero rya Good News. So I would learn the word of God little by little. Icyo gihe natangiye kwiga ijambo ry'Imana buhoro buhoro. But there were many questions about God in my heart. Ariko hari ibibazo byinshi ku Mana mu mutima wanjye. In 2019, mu 2019, I attended the youth camp. Nitabiriye ihuriro ry'urubyiruko. One day morning hours, I had fellowship with a pastor. Igihe hari mu gitondo nagiranye ikiganiro n'umupasiteri. He asked me to testify how I received salvation. Yantegetse gutanga ubuhamya uburyo nakiraga agakiza. At that time, I could only tell him that I grew up in church. Icyo gihe namubwiye ko nakuriye mu itorero. I know I'm a Christian, but I didn't know how I can receive salvation. Nari nzi ko ndi umukristo ariko sinahize uburyo nakwakira agakiza. Sometimes when I read Bible, I was confused. Igihe kimwe nasomaga Bibiliya naragiraga urujijo. I asked the pastor that God hates that we always commit sin. Nabajije pastor ni gute buri gihe dukora ibyaha. How can I go to heaven? Ambwa ni gute najya mu ijuru. He gave me one word, John chapter 1 verse 29. Yampaye ijambo rimwe riri muri Yohana igice kimwe umurongo wa 29. The next day, John saw Jesus coming and toward him. Icyo gihe yaravuze ati Yesu yaje amwegera. And said, "Behold the Lamb of God, who takes away the sin of the world." Avuga ati nguyu umwana w'intama ukuraho ibyaha by'abari mu isi. At that time, I realized that Jesus washed all of my sin. Icyo gihe nashoboye kumenya ko Yesu yogeje ibyaha byanjye byose. Not only past and present, but also future. Si ibyatambutse si n'ibiriho ahubwo ni ibyahazaza n'ibyarangiye. Also, I was born as a sinner, but became the righteous because the work of Jesus. Nubundi navutse ndi umukiranutsi ariko kubera umurimo wa Yesu nabaye umukiranutsi. Navutse ndi umunyabyaha ariko kubera umurimo Yesu yakoze nabaye umukiranutsi. In fact, Jesus washed everyone's sin. Mu by'ukuri Yesu yogeje ibyaha bya buri umwe wese. However, not everyone believes in Jesus. Buri umwe wese wizera Yesu. I was very thankful that God saved me from my sin. Nanezerejwe nuko nagize ishimwe ry'uko Yesu yogeje ibyaha byanjye. Also, in my life, there are so many things allowed me to see God's mercy and grace. No mu buzima bwanjye harimo byinshi bituma mbona impuhwe z'Imana n'ubuntu bwayo. Even though I always feel that I'm far from God. Buri gihe nubwo mba numva ko ndi kure y'Imana. But God never abandons me according to the Bible. Ariko Imana ntijya indeka ushingiye kuri Bibiliya. Even He loves me so much. Iranankunda cyane.
Everything God shows me is that He is always together with me and ready to help me. buri gihe Imana inyereka ko inkunda kandi iri kumwe nanjye yiteguye kumfasha. Thank you for this time. I will testify up to here. Murakoze kubw'uyu mwanya ntanze ubuhamya kugarukiriza hamwe.